abarenga miliyari mu isi, I mean 1 billion, ni ukuvuga 12.5% by'abaturage b'isi muri rusange. Bitekerezwa ko nibura kamera zifite uruhare mu mibereho yabo ku kigero cya 80%. Vuze kamera byonyine ntabwo bihagije, kuko nabambariyemo n'iz'umutekano, n'iza telefone, n'izikoreshwa mu bukerarugendo hatagamijwe kwinjiza ifaranga. Ariko kandi miliyoni 75 z'abaturage b'isi nibo bafatwa nk'abatunzwe na kamera koko, I mean professional photographers. Ufashe telefoni yawe ukandika amagambo akurikira muri Google: number of cameras sold worldwide in 2024. Ibi bishatse kuvuga umubare wa kamera zose zagurishijwe mu isi mu mwaka wa 2024. Eshatu mu zagushijwe cyane kurusha izindi wasangamo Canon miliyoni 3.34, Sony miliyoni 2, Nikon 810. Iyi ni imibare ya kamera zose zagushijwe mu isi mu mwaka wa 2024. Gusa nanone gutunga kamera byonyine ntibihagije kugira ngo ibashe kuba yaguha uburyo bw'imibereho ku isi. Gusa hari ibyo ntatinya kwita kari ibirumbi bicukurwamo akavagari k'inote zitagira ingano. Ibyo ni imbuga nkoranyambaga ntatinya kuvuga ko zigize ubuzima bwacu ku kigero bitabaye mu myaka yabanje. Izi mbuga nkoranyambaga rero nizo zishyirwaho ayo mashusho yafashwe na za kamera, bityo zikishyura banyiri kuyashyiraho bitewe n'ibyo bumvikanye hagati yabo bombi, yaba banyiri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se bashyiraho ayo mashusho. Biragoye, kandi biragoye cyane ko wabona umuntu muri bisi afite telefone, ifite internet, ariko atarimo guscrollinga ku mbuga nkoranyambaga. Birashoboka ko yaba asoma amakuru, yaba areba komedi, indirimbo, filime n'ibindi. Ese utekereza ko izi mbuga nkoranyambaga ziyagaritse guhemba banyiri gushyiraho amashusho, cyangwa se bagahindura imirimo bakabireka? Internet yaba ikitumariye iki? Wenda wavuga uti nahamagara nakandikana n'inshuti. Gusa hari impinduka nini kandi ngari zagaragara mu muryango mugari. Nje nitwa Bazaza, NTV X Presents. Iki ni ikiganiro hirya y'imboni. By'umwihariko tubanye bwa mbere kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kugeza ubu bifatwa nkaho nta kamera nta mibereho myiza mu isi. Uzabona abantu benshi twirukanyira kugura imyambaro ifatwa nk'ari y'agaciro kuko twabibonye kuri za murandasi, nyamara ari ibisanzwe. Ubu ni ubucuruzi bushingiye ku kwamamaza ku mirongo migari ihurirwaho n'abantu benshi mu isi. Ese utekereza ko ibi byashoboka nta kamera? Iki ni ikibazo, ariko kandi gifite igisubizo. Ntibishoboka. Nta kamera ubucuruzi bushobora kwikubita hasi bugasandara, kubwo kubura uburyo bwo kwamamaza bwiza bwose kandi bugezweho. Ari byo kamera zikoreshwa nyine, kamera zoroheje ubuzima, aho uvugana n'inshuti, imiryango ndetse n'abandi bitabaye ngombwa kuhura nabo, ariko kandi murebana. Ibyo ni video call. Ibi ntibyashoboka nta kamera. Ndakeka uwavuga Juno, Meddy, Melody na Benny. Aba ni abanyamuziki tuzi, Nyagso bamenya Patino na Pirate. Aba ni abanyarwenya tuzi, ariko kandi ntitwari kubamenya iyo hatazamo ijanisha rinini ry'ikoreshwa rya kamera. Kamera zifasha runini mu isi. Ushaka guseka, inama z'ubuzima, amasomo, ubumenyi no kwihugura mu bintu bitandukanye, hari amashusho yafashwe na za kamera yagufasha kugera kuri ibi byose mu buryo bworoshye. Kamera zoroheje ubuzima mu isi zatanze imibereho kuri bamwe, zahaye ejo hazaza abavutse ku miryango idafite uko yifite. Kamera zifatiye runini abatuye isi muri rusange. Ntago wabona ibyo bavuga kuri kamera, ntago byarangira. Reka dushime wavumbuye kamera. Iyi ni TV X Presents. Nge nitwa Bazaza. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbararekeye kuba natwe mu kiganiro hirya y'imboni cy'ubutaha. Hasta la vista.